nzaba nkawe papa wanjye nzaba nkawe nzaba nkawe mama wanjye nzaba nkawe amahame wabyaye umwana umeze nkawe wabyaye umwana umeze nkawe nzaba nkawe papa wanjye nzaba nkawe. Only you feel my body. Stop, make some noise for beautiful times right now. Hey. Hanyuma reka nizere ko ukomeje kugubwa neza, komeza ugubwe neza nanone ndagusohoje nkomeza kukubwira ngo iyi ni Birashoboka TV Rwanda, tukugenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye, ibyamamare bifite amazina agiye ahambaye hano ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze. Gusa uyu munsi turaza kwibanda muri Afurika cyane cyane ndetse na hano mu Rwanda. Ni inkuru ivuga ko The Majors wo muri Symphony Band ni umwe mu bantu bazi kuririmba cyane, ufite impano idasanzwe ndetse no mu gucuranga ubona ko akora ibyazi kabisa. Abantu benshi ndabizi muzi Symphony Band uburyo icuranga ndetse n'uburyo ikora umuziki wayo, n'abantu bakora umuziki uvuga ko ewana biri ku rwego rwo hejuru. Uyu The Majors akaba ari mu gahinda cyangwa se akaba ari mu kababaro aterwa nuko yabuze umubyeyi we kuri tariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2025. uwo munsi niwo umubyeyi we tuboneraho no kumwihanganisha ndetse twihanganisha n'umuryango we aho bari hose. Hanyuma indi nkuru turaza kugarukaho ni inkuru ivuga ko Tems yahagaritse igitaramo cyiwe mu Rwanda bitewe na M23. Ni izo nkuru tugiye kugenda tugarukaho, nkubwira ngo utarakora subscribe kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane, wibuke gukanda share comment kugira ngo twereke ko hari icyo wamaze kumenyamo. Like kabisa ni ingenzi mu gihe wakunze ibintu byacu, mu gihe wabikunze tugaragarize ko wakunze ibintu byacu, hanyuma tugende tukugezaho n'andi makuru y'ibyamamare agiye atandukanye avugwa muri muzika ndetse no mu myidagaduro muri rusange. Ndakubwira ngo ndaje nkubwire uburyo bihagaze kuri izi nkuru, nkubwire tugiye kugarukaho mu kanya gatoya. Nongeye kuguha ikaze mu makuru kabisa avugwa hano kuri Birashoboka TV Rwanda. Ni amakuru agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ni amakuru ba nyir'ubwite baba bayatanze cyangwa batangaje, niyo makuru tugenda turebaho. Hanyuma ni amakuru aba yizewe. Hanyuma nkubwira ngo nyindi Eros dukomeje kubana, nkubwira ngo reka duhere no kuri izi nkuru. Gusa uyu munsi reka duhere kuri Tems. Nibyo sawa. Tems ni umwe mu bakobwa beza b'Abanyanigeria, ni umwe mu bakobwa bafite indirimbo zamenyekanye cyane, ni umwe mu bakobwa, ni umwe mu bahanzi bakomeye. Ni umuhanzikazi w'Umunyanigeria yitwa Tems. Yatangaje ko ahagaritse igitaramo cye cyari kubera i Kigali kuwa 22 Werurwe 2025. Avuga ko byatewe n'amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma. Ibi nibyo Tems yagiye atangaza mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X kuwa 30 Mutarama 2025. Tems yavuze ko atarazi neza ibintu uko bihagaze cyangwa se uko amakimbirane y'ibihugu byombi ateye ubwo yatangazaga igitaramo cye. Yagize ati sinigeze nifuza kugaragara nk'utita ku bibera ku isi, ndasaba imbabazi niba ariko byafashwe cyangwa se niba byarafashwe gutyo. Muri make ni amakuru nari mfite kubiri kuba. Gusa icyemezo cye cyateje impaka kuko iki kibazo kiri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda. Ni amakimbirane amaze igihe, nyamara abahanzi benshi bo mu mahanga barimo nabo muri Nigeria bakomeje gukorera ibitaramo mu Rwanda nta kibazo kabisa. Bakomeje kugenda bakorera ibitaramo mu Rwanda nta magarara kuko n'umutekano mu Rwanda. Gusa hari abakeka ko igitaramo cye cyaba cyahagaritswe kubera ko baragize amatike cyangwa se amatike yaba yaragurishijwe ari make, aho abagera kuri 270 gusa ari bo bari bamaze kuyabona cyangwa se bari bamaze kubona amatike, bari bamaze kugura amatike, mu gihe BK Arena yo yakiramo abantu barenga 10,000.
urumva ko ni abantu benshi cyane, gusa bo bari bafite abantu 270, urumva ko ari bake, bari bakiri hasi cyane. Gusa ntawamenya, hari igihe amatike agurwa ku munsi nyir'igitaramo nyirizina cyangwa se mbere yaho gato, kuko urumva n'amatariki yari akirimo abantu basanga bari bakisuganya. Ntawamenya impamvu kabisa, sinzi niba twabyita ko ari urwitwazo cyangwa se no kuba bahagarika igitaramo, cyangwa se akaba hari ibindi bintu biri ku ruhande byihishe inyuma. Hanyuma Tems umaze iminsi ukora ibitaramo byo kumurika album ye Born in the World, ateganya gukomereza muri Afurika y'Epfo, Nigeria, Ghana ndetse na Kenya. Ni ukunguko amakuru yifashe kuri Tems. Hanyuma igitaramo twari twizeye cya Tems ntago tukikibonye bitewe nuko cyamaze guhagarara. Nanjye kabisa nari kugomba kuba ndi hariya, gusa uyu mukobwa arandaburije kabisa, ubwo ntago ngiye mu gitaramo kandi nari maze kwitegura no kwisuganya. N'agatike kanjye nari maze kuba natekereza uburyo ndaza kugafata, ubwo nanjye nari ndaza muri babandi bari kuzagafata muri aya matariki twinjiyemo mu kwa kabiri. Kabisa nkubwira ngo nuko byagenze, gusa no kwihangana kuri bamwe bafana Tems, bakamenya ko nabyo bibaho, ko hari igihe igitaramo kiba cyateguwe gusa kikaza kuba cyafeiringa bitewe na nyir'ubwite cyangwa se n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye ziba ziriho. Hanyuma reka dukomereze kuri The Majors. The Majors ni umwe mu bahanzi bakorera umuziki hano mu Rwanda. Amazina ye bwite akaba ari Mugenga Joachim, ni amazina yiswe n'ababyeyi, azi nka The Majors niko abantu bamuzi. Ni umucuranzi wa gitari solo muri Symphony Band ndetse n'inzobere mu gutunganya umuziki. Ari mu kababaro nyuma yo kubura umubyeyi we witabye Imana afite imyaka 76. Uyu muhanzi yemeje ko se yaguye mu bitaro bya Chic mu ijoro ryo kuwa 30 Mutarama 2025, aho yari amaze iminsi arwaye. Nyakwigendera asize abana 7 n'umugore we. The Majors niwe mwana wa 4 muri bo. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, ndavuga uyu muhanzi abicishije ku mbuga nkoranyambaga ze, uyu muhanzi yagaragaje ko agahinda k'icyuho cyasizwe n'umubyeyi we, agira ati ntabwo nabona amagambo ahagije yo kubisobanura, gusa uzahora uriho iteka binyuze muri. Uyu muhanzi ni amagambo yakomezaga kugenda avuga ko kuri we yari ibindi, avuga ko azahora ariho biciye muri we iteka kabisa, avuga ko komeza uruhukire mu mahoro umubyeyi. Ni ryo jambo rya nyuma yaje kuvuga, byose yabicishaga ku mbuga nkoranyambaga ze. The Majors uherutse gutangaza ko yatangiye umuziki ku giti cye, asanzwe ari umunyamuryango wa Symphony Band. Symphony Band twamenye ni Symphony Band twamenye icurangira abahanzi bakomeye hano mu Rwanda, ndetse hari igihe icurangira n'abanyamahanga baje gukorera ibitaramo mu Rwanda. Ni Symphony Band tuzi mu muziki baririmba, bafite n'indirimbo nziza, indirimbo zikomeye, indirimbo ziryoheye amatwi, amajwi meza. Niwareba gucurangaho ni ibyabo nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Ni Symphony irimo Irakoze Fabrice uvuza ingoma, akaza Niyoneze Etienne ucuranga piano, na Mugisha Frank ucuranga guitar bass. Ni abo ngabo bagize Symphony Band. Hanyuma reka dukomeze twihanganishe umuryango w'uyu The Majors, tubabwira ngo mukomeze gukomera. Bibaho mu buzima, tugira gutya tugahura n'ibyago, gusa kidufasha nuko dukomera, ahubwo natwe tukagira gutya tugashaka uburyo tuziba icyuho cy'uwari tuvuyemo, tugakomeza kugenda dukora ibikorwa bikomeye byereka wa wundi ko natwe hari icyo yatwigishije cyangwa se hari icyo twamwigiyeho kizima. Hanyuma reka nkubwire ngo wowe utarakora subscribe, ukanda ku jambo subscribe, ubundi ugiye kunzogera, ukande kunzogera, ukomeze ukurikirane amakuru yacu, hanyuma natwe tugende tukugezaho amakuru agezweho kandi yizewe y'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse no hanze. Indi kandi jya muri comment utwandikire utubwire ukuntu bihagaze, ese uyu muhanzi w'umunyanigeriya byaba byaratewe n'iki
kugira ngo abashe kuba yahagarika igitaramo, cyane ko amakimbirane ari kuvugwa n'ubundi amaze igihe. Hanyuma reka mubwire ngo wowe utarakanda like, kuri like niba wakunze ibintu byacu, kandi like ibintu bikomeze bigende neza kabisa. Niba wakunze ibintu byacu ndakubwira gukanda like utwereka ko wakunze ibintu byacu koko. Hanyuma jya ku jambo ryanditseho share ifite agafresh gashare nyine kagaragaza guhereza n'abandi, gusa ugenda uhereza n'inshuti zawe uzereka ko hari ahantu hari amakuru kandi yizewe. Ntekereza ko hari n'ababuze amakuru nk'aya, bagenda ubereka ko hari amakuru yizewe kandi amakuru meza aryoshye. Mbigusabye kugira ngo ubagezeho aya makuru bagenda bamenya ukuri bihagaze. Hanyuma reka nkubwire ngo ngiye turi kumwe ngende Eros. Hanyuma gahunda z'amakuru zo zirakomeje, amakuru y'ibyamamare, amakuru agezweho kandi yizewe. Nkubwira ngo ciao ciao, twongere tuzibonane mu bandi makuru ngenda ngutamo nanone ibintu ni neza.